iyo nkomanzi rero bigenda nabi nta kibazo iyo nkomanzi bigenda nabi hari igihe ukomanga ahantu hagahita haza nka nyir'urugo cyangwa ugahita haza ni muri guma mu rugo hagahita haza umuntu ubona nyine yambaye wenda imyenda yo hejuru ukajya ukabona ntabwo ameze neza ngiye gukoresha ijambo twakoreshaga kera mu cyaro yewe nsanze ahari ariko ngiye ntabwo najyana namwe ntabwo yatwumva humura arimo hirya arimo ruguru Kigali n'ibibambasi birumva ngo ngewe ntabwo najyana namwe wamubonye namubonye arimo uretse gato dufashe umwaraga hano mwana natubona shadani uriya mutipe naza kuturaburiza dani natubona wa mutipe mva mwana ari hano cyangwa fata burya Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Kaganga. Joyeux anniversaire surprise. Gituma one more time. Kigali 250 nitwa Cekatu Isaka manaje mugabo dakina n'abana ukina n'ababiri ntabwo byamubwa kabiri ndukurangiye hano hantu erekane yangane nari musaza na mutima muri yangane musaza turaza kwakora panel sabukuru nziza Kaganga mu buzima n'ubwa mbere mbonye umukobwa wangu ya surprise nk'iki kuva navuka nibwo mwesha fata keke cameraman ureti oya nako mbibonye nako mbe ibyo murisha wagirisha oya nasoni my lovely Kaganga I love you so much imwe moza amasogonda rimwe kabiri gatatu ijana makumyabiri n'atanu okay Kaganga yewe byabaye byinshi mwabibonye Kaganga nanone ntabwo aramvugisha arimo ararira twamwifurije isabukuru nziza y'amavuko yego mushimira ko dukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye kuri Kigali 500 kandi twamaje kuguha umwanya mu biganiro byacu kandi twamaje kuguha ko ugomba gukomeza kugira ibihe byiza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye ndagusuje nitwa Cekatu Isaka manager nitwa Isaka manager kuri Instagram kuri Twitter nitwa Isaka manager kuri Instagram nitwa Isaka manager of course official kuri Twitter nitwa Isaka manager nibyo ngibyo ukitubona duhagaze mu muhanda ndi kumwe na muhorakeye muhoza wa Kaganga muteye bose umwiza umuziranenge wakunda kandi yateze neza of course ndi kumwe na cameraman wanjye Dani imisozi yose turayambuka turi muri gahunda ya guma mu rugo turaburi iminsi 3 ngo tumenye nimba tuzava mu rugo cyangwa batwongeraho iminsi turagusaba kwirinda covid-19 kugira ngo tubane nawe mu biganiro byose bitandukanye umenye ko covid ari icyaha kibi gikomeye cyane subscribe like share in comment ni Kigali 500 mo amahoro Imana kamera hara hejuru ni waba muhoza azuminge mu midugudu myiza cyane mwirebera turi mu murenge wa Nyarugenge turi mu murenge wa Nyamirambo wo mu karere ka Nyarugenge turi mu mudugudu wa Kibere nk'ahantu Kaganga yimuki kwa Kibere kwa Kaganga we mu Bugesera yavuyeyo umeze neza soza abarundi sha n'abana muri Brazil abantu bari muri Brazil Burundi Tanzania Kongo Kinshasa Afrika yose iburayi bwose baradukurikira Afrika yose nifite ku mutima kwimana muho ubwashize tujya mu Bugesera narababaye ngira gahinda ku mutima ndongera ko bari no munsi cyangwa ndishi ntago tubabara urya munsi kwitaki 24 kuri cyari 25 mu banze ubwira abantu badukurikiye byagenze bite
twagiye kumutungura turamubura mwabonye ibintu twagiye dukoresha nyine amakeke ahenze cyane twaguze byinshi apana n'ibi dufite mu ntoki twari twaguze ibintu byinshi nabyo mutabona byari byinshi twari twaguze kaganga tubere kaganga turamubura pe twata twarayikubise ariko turamubona no bwa mbere mu buzima mu biganiro hafi miliyoni maze gukora kaganga yanjavutse nanjye byarambabaje ariko nizeye ko turi bumubone mu twigere bakunzi ba Kigali gera hano ujya kure yanjye ariko gera hano bakunzi ba Kigali 150 ndi kumwe na Muhoza wa Kaganga ibyabaye byose murabizi cyane cyane abarundi n'abatuye mu biga bya Monique mu biga bya Madagascar abatuye muri Amerika mwaradukurikiye cyane mu biganiro byacu murabizi Muhoza mukimubone yasabye urukundo Kaganga ararumwima ubu ngubu amata yabyaye amavuta izina ry'Imana yewe kuri tariki 25 Kaganga yaranjabutse hari ahantu twaje duca amakuru neza ko ariho yimukiye nta gakiba mu Bugesera rero kidabune nyine bashyizemo mu Bugesera hari umurenge wabo bawushyize muri guma mu rugo y'iminsi 10 yabaye nyine ari kubina ubwo yahise acomoka atayizirina ari muri famiye niho tugiye kugira ngo tumenye nimba hari turamutungura turamubwira ngo joyeux anniversaire hashize iminsi mike cyane sinzi kuririmba ariko ndamuririmbira izina ry'Imana so Dani gendana nanjye of course njyewe ni Ishyaka Marage barabizi ndi umutananirwa ndi umuvumbuzi abigize umwuga abantu basigaye banuka muri commentaire namaje kubamenya ni bamwe mu banyamakuru bagenzi banyu ariko ibyo mukora byose ndimo ndakorera isi ndimo ndakorera abafana bo iyo nkomanze rero bigenda nabi nta kibazo iyo nkomanze bigenda nabi hari igihe ukomanga ahantu agataza nka nyir'urugo cyangwa ugahita ni muri guma mu rugo agataza umuntu ubona nyine yambaye wenda imyenda yo hejuru cyangwa ukabona ntabwo imeze neza ngiye gukoresha ijambo twakoreshaga kera mu cyaro bya bindi byitwa ngo mwiriwe yemwe kunzi ba Kigali Dani n'uzakora ikosa bakazatubona Kaganga ikibazo bameze nk'umusazi ariko yabaye umwana mwiza asigaye yitonda cyane abakoresheje ariko mu banzire muhariye nta munsi n'umwe uramusoma kubera iki ese turaherukana derukana cyagi cyangwa uvuga ati gute ntasoma shirenge mwese ni gute namusoma ari uwanjye ikosa nuko nandi gusoma umugabo w'abandi so ahangaha turi niho Kaganga tugiye gukoresha rya jambo mwiriwe yemwe ntabwo twajya mu gikari Dani ntabwo twajya mu gikari turakomeza tujye ngo mwiriwe baze Kaganga ari buze ari buze cameraman yereke hose nyine hagiye hatandukanye turi mu ntoki turi ahantu muri oxygene turi ku gipangu cyiza mwiriwe turacyata musaza eza bite ji amahoro neramete uza no mukobwa musaza ibane nyine turi abantu se turi nakunze kubumva nyine murimo musuhuza cyane ariko sinabashije kuba nabamenye nubwo turimo turagutunga kamera ntabwo nari nabibonye ariko ntabwo ari kino kintu ntabwo umenye akazi gikora ntabwo ari byo ntabwo mbikunda urihangana hari tuvuye hano haruguru mwirebera uyu mukobwa Kaganga aba hano ariko mwari musanze ngiye ariko Kaganga yahoze aha nari mbonye agiye ku muhanda gatoya ese waduha karibu mu rugo kamutegereza ese uramuzi kugira ngo nembuze Kaganga ari byinshi Kaganga ndamuzi mwamushakiraga amahoro kuba muzi uyu nguyu ndamuzi ni Muhoza ni Muhoza muganire nyine Muhoza amakuru amakuru ni meza byagendaga mbese shaka usanze naringiye subu usanze naringiye pe ariko se ndabona wari ufite n'impamba rwose ni keke yari ari mu Bugesera turaza guma mu rugo y'iminsi 10 yo muri Bugesera iwabo ari imwe mu murenge imwe ishyirwa muri guma mu rugo yego twumvise ko Kaganga nyine aje inaha urabona nyine barakundana nibo waruza amakuru aha naba neza ariko no bwambira haje yego tujya mu Bugesera rero twagiye tumujyanye surprise kuri tariki 25 z'ukwa karindwi yari afite anniversaire twasquata
ibyo twajyanye byagenda twarabyirira inkwi tubiha abaturage kuri uyu munsi noneho tuje kumukorera anniversaire ariko ntabwo dushaka duhororize n'ikosa mu gukora anniversaire ariko turabikora neza uturangira ahantu neza kandi ntumubwire ko namubwira naturangira nari mushaka gukora surprise kuko aramutse atuvumbuye nahita mvuga ko nananiwe kandi ngenda umutananirwa mu kuvumbura no gusenya inkuta zanze gusenya kabisa biragaragara cyane cyangwa tujye mu gikari tuba twicaye hanyuma naza kuza wenda tute iya tuze guhita tumugwaho tumukurana oya nta n'ubundi mwari musanze ngiye kandi nari ngiye guca mu nzira yanyuzemo naza kubereka ahantu akunda guhahira urabona ko turi muri guma mu rugo yaragiye kugura nyine utuntu nyine two kubagira ariko turimo turaganira nitwa ceka tuceka ico isi y'akamaranye mugabo adakina nawe n'ikina radio nanjye nitwa Fimo Chris ngo Fimo Chris kunze bakiye mugabo nose bishatse kuvuga iki Fimo Chris mwari bigize niba ubundi ikintu bishatse kuvuga Fimo bituruka ku nshinga famous uri Freemason no hapana Freemason uravuga ngo Fimo Chris Fimo Chris Fimo FIM okay Fimo bisobanuye iki Fimo amazina bituruka ku nshinga famous tugene noneho ubwo ni ukuvuga ngo nari ngiye ruguru hano mureke tujyane tuyobore mbereka ahantu ari ubundi mwe mwamuri surprise motive duhe ninika aninika cyane akizina ryo riranjabutse ngo Fimo ni Fimo ki ni Fimo Chris abadukurikiye muri commentaire muze kutubwira Fimo Chris bisobanuye iki musura tuyobora ariko ibintu byo gukora si ngombwa dukomeze tukuganiriza tugenda imbere wewe nitwereke amasiri y'ahantu ari ubundi bigiye muri gahunda za ntabwo nari muri gahunda yo kuba twabonana kugira ngo mu surprise n'uruhungire ngo twaze ngo iki ariko ya ndirimbo yitwa Muhoza wanjye urayizi ajya yindirimba gute ndanayikunda ndarayikunda cyane none sare ikindi mvuze ngo Muhoza wanjye bakunze ba Kigali 550 turimo turazamuka n'iniga ngo ni Fimo Chris kamerama umukomeze mutunga kamera muti kameze ugenda ji shati bebe Nyamirambo noneho kugira ngo ugendane nanjye dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye turi mu nkuta enye z'igihugu amajyepfo n'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba ni Kigali of course 550 bari mu time turaza gukora icyo bita ngo surprise kaganga kuri uno munsi ese umukobwa muho agara nkubwire kaganga gusabye ko umubere umugore wawe umugore yego bisa kuvuga ngo gwaga muri no minsi muri covid ni rwagakoco wakemera rwagakoco ntago nayemera kandi abanyamahanga baravuze ko bazabatera inkunga bagomba no kubutaha ntago nabyemera rwose turakunda wazanguriye akantu mwana badukubisa turi kumwe wewe ngufite ku mutima nta gihe kirarenga akunze bakigatafite mu mutima nta gihe kirarenga byinshi na byinshi bigiye bitandukanye azagenda bikora timutura mwana kari kureji kuri la botike nde waruguru se none se aba botike cyangwa harimo akabari ntabwo keme muri covid 19 ugira hano erega akabari ntabwo kemeye muri covid ariko burya iyo uri umwe ntacyo bitwaye kaganga inzoga kaganga se ntaganga inzoga kaganga kubera ko turabana cyane mu rupango kaganga yinywera fanta cyane iriya nzu tubonye nini niyabamo cyangwa harahani mu gikari nyine harimo indege itarimo arabamo iriya nzu nini niyabamo niyabamo
njye nkaba inyuma. So ni umutipe turacyatera joking tuganira muri rusange, agiye kunyobora kwa Kaganga ahantu nyine yagiye gutemberera ni Kigali 500. Muri commentaire turabashimira ntabwo tuzananirwa. Muri covid ntabwo muzicara ngo mugire ibibazo byo kwitekerezaho cyane cyangwa wenda babuze icyo kurya mu kibure, ariko muzahaga kubera ko tubereka byinshi bigiye bitandukanye. Gusa kandi muhumure, Imana niyo nkuru, kandi Imana niyo nkuru nitanga amapfa ikanatanga aho bahahira. Musa kunze ba Kigali 500 nyine, reka turebe karimo muho ya ku ruhande. Salamu Musa, ucuruza ibirayi se kimwe nangahe? Shamwa kira nangahe? Uretse kira nangahe? Senga hakaminamani wanjye arashonje. Mwana ndabifite meze bite? Mva mwana zana ibiceri hano. Zana ibiceri. Kameramani wanjye abashonje baramufasha. navunitse Baramufasha. Bavunitse ihangane tuba tubagerega hano hari niba hano bavuye n'amaguru. Bakonze ba Kigali 500. Kameramani wanjye nzari ngimwishe. Arimo arakubita icyo biti kirayi. Kire cyase. Sha umunsi umwe warenza kwerekana. Ibintu ntuzabikati. Mo nawe ry'ibirayi umwana umwerekane muhoza bari ibirayi. ntabwo njya mbirya Ntabwo ujya ubirya. Umwana genda turebe. Yewe ngiye kubarebera. Ngiye Mva kubarebera. mwana kana no kurya ibiryo hari ahepfo. Natubona jya hano hepfo mwana. Fasha. Ngiye kubarebera ndahita mba. Genda turebe. Mwana dani jya hepfo mwana. Baragira ngo aze kutubana. Konze ba Kigali 500 umwitse mu ngwino hano. Hagarara hano. Dore ihene wallahi. Oya irirutse. Dani so ihene yurutse. Ihene zamaje nazo kumenya. zisigaye zikona erega Dani yimurika mwana n'ihene. Igituma Irambonye. Ngo zayituma n'ibitoki byikanga bitangire kugira gute bose baranyikanze. Ejo buri none wamuhanze amarondo yarancitse. rahira Yarancitse namugu yarancika ariko ntago nzananirwa. ntuzananirwe. Ihene yasa ihene yagize ubwongo. Yewe nsanzahari. Ariko ngiye ntabwo najyana namwe. Ntabwo najyana namwe. Ntabwo yatwumva humura arimo hirya arimo ruguru. Kigali n'ibibambasi birunga. Ngo Ngiyewe ntabwo najyana namwe. wamubonye? Namubonye arimo. Arimo. Uretse gato dufashe mwaga hano. Ngenda kuko abonye mbazanye noneho yambwiye ko Happy birthday Kaganga. Basinze kuririmba ariko ndaririmba. Kaganga. Uretse gato. Wow. Kaka ufite ikibiriti? Musa wakoze. Yawe murakoze. Imana igumugisha. Sibyo se? Murakoze kandi. Tureka hasi gato. Bakunze ba Kigali 500 tugomba kuza kugira gute kubikora ne. Mwana tuyirangaze se oya. Turangaza tugeze ara mu muryango. Buje Bujiri hehe mwa? Yini. Yitereke manga. Ku muryango hoya ntago ari butubone. Mwana sinjye nanirwa twagiye sinjye na. Nta kibazo. fasha kure n'ikibiriti. Banze ufata ikibiriti buri kimwe cyose. Bakunze ba Kigali 500 turi hano kubera mwebwe kandi Kaganga ni umushuti wacu n'umuvandimwe. Turimo turamushimira ibyo yagiye adukorera kuba yaremeye kubana na Muhoza ndetse abantu badukurikiye muri rusange. Mama we barakundanye. Mama we yakunze Muhoza mu byo mutazi. Kibiriti kiri he? Ndagifite. Birita ya. Nushaka nushingamo kwa kundi. Bakunze ba Kigali 500 tukomeje kuguha ikaze mu cyane. Moza. Bakunze ba Kigali 500 icyo usabwa ugomba kugenda gake. Yena Dani jya haruguru. Jya haruguru nyine haruguru y'icyo gihe gikuta. Ntakubona. Siko bimeze? Mwana Natubona Shadani. Ura mutipe naza kuturaburiza Dani. Natubona.
bamuti mva mwana ari hano hepfo cyangwa fata burya umufashe ndagufasha bakunze ba Kigali magana mita kakakagira kakakaruza salama ji tinya kamera amutifu ari n'indani ari yitwa nde nzize na Kigali magana 500 turi live mu kiganiro turi mu kakangare mara yacu Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Kaganga. Joyeux anniversaire surprise. Gituma one more time. Kigali magana 250 nitwa Chiketu isaka manaje mugabo dakina n'abana. Ukina n'ababiri. Ukina n'ababiri. Moza reba hano. Moza happy birthday. Happy birthday. Congratulations. Ntabwo uzancika shano munsi. Ntabwo byaba bwa kabiri sha. Ntabwo byaba bwa kabiri. Ntabwo byaba bwa kabiri. Ndukurangiye hano hantu. Bakunzi ba Kigali magana 500 Kaganga ni maranywa fanta. Komeza yumwere. Joyeux anniversaire bro. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Erekana ibyo arayi mararya. Mana we. Erekana ibyo arayi mararya. Erekana. Yangani nari musaza na mutima muri yangani musaza ziraza kwa koropana nari sabukuru nziza Kaganga Ayiwe jararantungwe nuko yacicitse nugura koze cyane we. Bakunzi ba Kigali magana 500 ntabwo tuzananirwa. Rose ninde kubwenguze hano hantu ko. ntabwo nari bwabimba Ntabwo nongera ko None se kozi ko byari byarangiye ko mana we. oya cyajya araducitse ntabwo ari kongera kuducika Mana we. Kaganga birthday. Ase uko shere wanjye nzamugore gikuko. Abanyu bagibizi we. Kaganga Ase sheri. Kambaho umwanya. Mbuze ikintu navuga. Nje birandenze cyane pe. Nose ubu navuga iki ko. Wanyu turakubona. Hari inyiga iraniga nzayigura. Ni inshuti yawe. Bayitware ngo amazina yiwe nibagize nake. Siyaka. Reba wabwira abantu badakujye mu kiganiro turi live mu kiganiro kuri Kigali. Nta kintu mfite cyo kuvuga none aha ngaha rwose pe. Ni muhora cyegisi. Niyo mpamvu nakoraga cyane mu muramvu. Umutipe ati se ahantu hacu muhatoyeje yihangana nyine se. Shagara free. Abantu mwavuganye. Mbere ko bazanga. Ngo tubwire Musa. Aya. Siyaka. Salama ji. Yego. Amazina yawe. Ndayisenga ubizi. Nzayisenga arimo arakubazaga abantu mwavuganye. Aho tuzureye. Oya. Aha. Isigaye nzije mu vuba pe. N'uyu nguyu n'ubwa mbere nje kunywera aha ngaha fanta. Gore biranunguye cyane. Naho mwahageze. Yebaba we. Shereka mba ngubwire. Mukuri ibintu by'itangazamakuru mukuri basi jye ubigabanya. Daniel kuri handitse happy birthday my
mayindi Mayinavi mayirabi kaganga aya nanjye ndamusiga nawe ndamusiga we noneho igikurikiyeho ugira ngo kaganga wabonye ko utaducitse muho mwana hakurikiyeho iki tugiye kurya kare hakurikiyeho nta byuma biri hano ikintu nta byuma namenye dufite neza uyu muntu muraziranye uretse gato umuntu umwihorere muho ngwino hano umuntu akira mwicare nyine bakunzi ba Kigali 500 ibindi byose muzabitubaze ntacyo tutazakora amaroni yarancitse ariko nta wundi muntu uzancika ngira ngo narinzi ko nabakwepa kwepye muho ihangane kaganga isabukuru nziza y'amavuko noneho uretse mwana tujya haraguru dani tujya haraguru urambona neza nano ntacyo muho tegura ngo ntare kaganga turamufite ibi byose bicyaraye kurura kaganga dufashe ntare kurura kano kaboro muho kurura ako kaboro kazane hano umusa dufashe n'iramenge ihangane tu Jamani moza nakala kaboro zamara niyongoje kwaza gate mukashira haraguru wibimbaza mwana jewe akazi nkora naje nje bakunzi ba Kigali 500 abarundi mwese mugira isabukuru nziza ya kaganga moza akurikiye iki ndumiwe ko niko yavuze ibyo wanywa gase aranyuhaje iyo unywa inzoga se mwana gatereke nose kaganga handitseho happy birthday my lovely kaganga niyo mpamvu nanjye nazakureka pe nzakugwa inyuma nisezerano njye nasezeranye hagati yanjye n'umuryango wanjye na mama wawe na mama wanjye ariko mama bakagomora muri tuzajya kumusura muri gahunda guma mu rugo igikorwa kigezeho ni ikiremo kata keke tukayirya ariko mu buzima ni ubwa mbere mbonye umukobwa wangu ya surprise nk'iyi kuva navuka nibwo nkweshenu za birthday kabone kuri status ya bamupostinze n'udufoto twa kera aya mafoto mukanya baraza kubona ku mbuga zigiye zitandukanye kuri Instagram yanjye kuri Instagram ya Kigali 500 ni yakaganga so moza shira ibintu bitegereje gute aticyuma wa rimwe kabiri gatatu imitima ni ibiri imitima ni ngahe ni ibiri happy birthday kaganga muhoza ibyo birandenze musa ino mubyeyi musaza mukate neza kamana jyana nanjye ndi ibintu wabiteguye gute koko nta no kumbwira azugo nazo iyo mamuvuga kuri telefone n'uburyo waje Kigali arabizi twabyo sakubwire ukomeze dukate oya gere of course ndi cheke cuni Kigali 500 ni kaganga yagize isabukuru harenzeho iminsi igera muri 5 yose mo kubukunda gusa mo kaga karito kari ku ruhande rw'abakama kama kari kamereza mwana bakukunda ko nanjye mbyumva ariko mo nanjye mbyumva nitwazanye bakubwira iki kuyibiti kuba nkunda byo byonyine biranyura aya nuko ndamukunda cyane shaka kuko ongera katemo sinzigera muri kamena gato nta kibazo katarati y'umugabo wawe sha kati y'umugabo wawe ugiye gukora iki mu kaganga asama nk'icyane kimwe asama rimwe kabiri amama ikibwira umuntu n'umugabo ile mu bamuhaye basi murisha ubundi muri bamwe abadukurikiye mu kiganiro tuvuze ko mu minsi mikeya muhoza fata keke kameraman ureti oya ntabwo mbibonye ntabwo mbe ibyo murisha muhoza isoni oya nasoni my lovely kaganga I love you so much imwe muhoza amasogonda rimwe kabiri gatatu ijana 25 okay kaganga yewe kaga urimo kwiyumva ute aka kanya
n'ibindi byose niyo byahita birangira urimo kwiyumva aka kanya. aka kanya rero numva ibintu byandenze pe byandenze cyane basi mu mwanya mbanze nicare nuze ko ndabona ibintu bimbayeho ibintu bimbayeho. Ibi wabiteguye ute kugira ngo uvuge ati nzakoresha keke nkoreshe kato, wamuguriye imyenda, wamuguriye ibiki, ariko wambwiye ko byanze kukorohera imyenda wamuguriye kugira ngo uyimwambike kuko byari kuba nk'umuteguro, bibaye ngombwa ko tuza gutya. Iki gikorwa wagitekereje ute? Ko nacyajye ko twaswase wahomye warambwiye ati hafi 90,000 biragiye, Kaganga arankwebye, byarakubabaje ariko biragushimisha, urimo kwiyumva ute noneho kuba tumuguyeho uyu munsi bikaba bigenda? nkaba ndishimye cyane ndishimye nejejwe no kongera kumubona derukana cya gihe tuza kumutungura twaramubuze ariko ndamubonye ntabwo ncika. Kuramuraza oya ntabwo muraza twamufasha ubu se yacikira he? abakunzi ba Kigali 500 murabarisha umubu. Abantu muzi Kaganga yabuze ibyo kuvuga uno munsi. Muhu kubahwe kandi n'abanyamakuru nta kibazo nishaka rimeneke bizige kibazo gikomeye. Bakunzi ba Kigali 500 tuzakurikirana buri kimwe cyose. Kaganga bamwe mwaramwanze abandi muramukunda ati bigenze gutya na gutya yanze Muhoza, ubu ngubu amata yabyamavuta bamiranye neza cyane, ariko ntabwo nzamukumbura kuva naravuye mu Bugesera nkajya kumureba Kaganga. Mwana wa mukobwa uzamubwire ngo warakoze abandi batumye dukwera mwana wavuze ukareka kwigereka mu dusabire basi none se ko nanjye urabona nari kumvugisha giri no sasa ndakaragira muri ibyo byuma ari sigire kora Kaganga akifuza cyane icyo gukora akakanya icyo wifuza tugiye gukora none icyo nifuza basi twicare amazi turicara amazi mumennyeho rwose uri Kaganga nye nese watiki nose ko nanutse kwari ko gushyira akantu basi uzakira basi nanjye uri murumuna wanjye uri umuvandimwe, ariko basi icyo twabwiye abakunzi ba Kigali 500 ntuzongere kutwitsinda umwanzi ni wakumva ko ngo turahageze umva nanjye nabwira Fatuma kaza gatanamika kuko ibintu nimo ndaborera hano. Dani ihangana nyine umugore wawe nava muri Amerika n'abazaguhata nanjye ndashaka kurya sha none amika rero urugendo tuba twakoranye turimo turarya ntabwo mu buzima bamwe covid yarabajyanye twe turacyari batwakarabye twahanye nera metero amazi meza, ariko wowe ucuruza ngaha turaza kubisubiramo ntabwo yabwira ngaha ni ukuri kw'Imana umusa bino mwihera umutsima hano ariko na Dani nawe arayikeneye. aya ari mu kazi n'abana na Dani mu muhereza nta kibazo nayo ni umusaza wa hano yadufata gutya banza wirire uraza kurya bro muho noneho muhere gato ubundi mpita nkwereka irya uretse nkwereka umusa n'ubundi badufashije bazira ntebe ebyiri ikinini mwana urukundo nyandirimbo urukundo mukunda ni nk'iwa ntabasha na rimwe kwirangurumwe
byabaye byinshi mwabibonye. Kaganga nanone ntabwo aramvugisha, arimo ararira. Twamwifurije isabukuru nziza y'amavuko, buri kimwe cyose mwabibonye. Ubu ndashaka kubaza Kaganga nubwo yanze kumvugisha, bimeze gute muri rusange? Zongere zize. sheri nukuri ndeka gusa Nta mugabo urira mwana. nyine ishima ariko ureke kure. sheri nishimye ntabwo amara wenda kuvuga ngo ntayo kubabara sibyo nanjye gusa uratuma ndira. gusa biranejeje cyane Nta mugabo urira mwana. twasezeranye ko nazongera kubona uri kurira. yego nta kibazo gusa Rwo mukunda be regenwaga. nshimishije karekera Kaganga biranejeje cyane buriya kubona umwana w'umukobwa akora ibintu nk'ibi ngibi abikuye ku mutima, niyo mpamvu nanjye nzinda kuba namuhemukira ku buryo nabisezeranyije n'abo mu rugo bose. Niyemeje kuzamugira umugore wanjye, ikizaba cyose ikintu kizatandukana ni ikintu kimwe gusa, ni urupfu, nta kindi. Ariko hagati yanjye nawe nta makimbirane azavamo, nta kizatuma tudakundana, nta kizatuma tutabana, ariko bitewe n'ibintu agenda nkorera biri gutuma, niyo mpamvu mu kanya emosiyo zinyishe numva agahinda karanje cyane. Nekereje ubuzima ndimo kuri uyu munsi, kuba nta bushobozi mfite bwo kuba nahita mufata niyo byaba byari binshobokeye nkahita mbona nk'ubushobozi wenda bw'ibanze ku buryo nahita mugira umugore wanjye, icyo kintu kiba kimubaje cyane. Ariko bizatera nzakugira umugore sheri, kuko ibintu byose uba uri kunkorera mu rukundo rwanjye nawe urabona ko turamutse tubanye hari byinshi wankorera birenze sibyo. uriyumvise aka kanya ibijyanye no kubwira Kaganga urabyumvise muri rusange, uriyumvise hamwe n'ikintu n'ibijyanye byose. ndumva nishimye cyane ariko ntabwo ndi gushaka arira. Amarira yiwe ari gutuma nanjye nshakura kandi sheri oya nta kibazo n'ibyishimo, nta kindi kibazo mfite habe na kimwe. Ni uko hari ibintu mba ntegereje ukuntu ibintu byose ankorera, ubwitange aba yagize kuva navuka, nta wundi muntu uri wakankora ibintu nk'ibi ngibi. Iyo nibutse noneho ibyo navuyemo, amarira narize nyerejwe n'undi mukobwa twakundanaga muramuzi, sinakonya no kumuvuga mu izina ryiwe, sima nshaka no kumutindaho cyane, ariko yazigiye Adelphine aje kumoza amarira. Hari n'ikintu utazi, turanitiranwa, yitwa Muhoza nanjye nitwa Muhoza. Urumva rero nuko yababwaje kumoza amarira, ndumva mfite ibineza neza mu mutima wanjye, biranejeje cyane kandi sheri Imana ijye iguhereza umugisha pe sibyo. Ibi byose bikungura nanjye mu rugo rwanjye nawe, kandi uzabona ko nta kibazo nzabikwishyura rwose. Muhoza, bwa mbere twajyanye nawe mu Bugesera, surprise iranga ngo twakomeje tubibwira abantu bari badukurikiye mu kiganiro cyabo, siko bimeze. Wamuguriye imyenda arayimuha arayijyana, yari kwambara ku anniversaire ku itariki 25 biranga. Ntabwo ufite ipfunwe cyangwa kumva ko hari akantu kari ku mutima wawe kuba n'imyenda yamuguriye atayambaye, kandi nanone iyo aza kuyambara surprise cyangwa n'ibiki byose ntabwo byo kugenda neza. nabivuze ndumva nishimye, umutima wanjye nyine ndumva none uri gukora neza. nyine wakoraga ariko wateraga gakenya, ubu nyine sinzi uko nabivuga. Yanze kunsubiza nyine, urabona uburyo arimo kwakitinga nyine fresh. So Muho, mama wawe ejo bundi yarampamagaye arambwira arifuza kumbona amaso ku maso, ndamaze ati nukurera iki? Ati nukuri umwana wanjye wakomeje kugendana nawe mu rugendo rwose yari arimo, akomeza kumuba hafi. Nanjye umunsuhurize nanabona n'ikiganiro ndamusuhuje cyane, kandi umwana we buri kimwe cyose twaragifatanyije kugira ngo Kaganga agure urukundo kandi nanone mumerane neza. Ajya bimbaza, yaraguhamagaye nyine nk'uko ubivuze,
n'ubu yari yambwiye ati ishaka umubwire ngo ndamukene kansura tukavugana. nageze haraguru y'iwanyu ndaguhamagara nkajya kwicara ntabwo byari kuba fresh aka kanya kaganga imyaka ingana ngo nanga kuyivuga se kina nama oya imyaka ntabwo ari ngombwa. sheri wanjye arayizi ntabwo ari biri ngombwa cyane. Yes. nubwo tugutunguye nta jambo rikomeye ushobora kuvugira hano amasaha ntaryo ariko mfite ibineza naryo narivuga kandi ku mutima se. abafana ba Kigali 250 n'abafana banyu muri rusange icyo nababwira cyo umuhoza wanjye urukundo rwanjye tuzatandukanwa n'urupfu. nta kintu kizanandukanya nawe uretse urupfu rwonyine. nabwo niyo yapfa mbere yanjye roho yanjye izakomeza kumutekereza kandi abizi ko ni urubavu rwanjye ariko ngiye gukoresha uko nshoboye kose kuko ibi ngibi gukomeza kubinkora tutabana ibintu birambabaza cyane. ndifuza kuba nabana nawe bidatinze ngiye kugeza uko nshoboye mu bushobozi buke nimbona ko nabwo mbuze ubushobozi namutwara na saa sita za nijoro ariko tukabana umva umutima wanjye utuje ntabwo nakwiye iyo saa sita ntabwo nyishaka. rwose umva sheri tugomba gutambuka mu mucyo aho kugira ngo njye umutima wanjye uzashenguke imana ibireba ntabwo yakwifuza ko wenda nanjye najya kubicisha mu nzira zitari nziza ariko n'imana ningirira neza cyangwa n'abafana banjye akagira icyo bamfasha ariko uko nzaba mpagaze kose niko ibintu bizagenda neza. ariko aka kanya umuhoza wanjye mba numva namugira umugore pe. ibi bintu ngo mba numva namugira umugore ku bushobozi bw'Imana sira abavandimwe uzamugira umugore. iyo nkoresha iryo jambo aka kanya urukundo ankunda ni urukundo rurenze cyane pe. buriya Adelphine atandukanye n'abandi bakobwa bose bahangabuze oziya aho mwamuko. Sawa bakunzi ba Kigali 500 turimo turagera ku musozo w'ikiganiro twari turi gufetera anniversaire Kaganga tuzaganira wenda nawe nibidushobokera tuganire tumubaze byinshi bitandukanye na Muhoza tuzamuganiriza byinshi bitandukanye. Muhoza urabwira iki abadukurikiye mu kiganiro cyane cyane inshuti n'abavandimwe abafana banyu muri rusange dore ko mu minsi mike ndabavuga mu mazina abantu bose badukurikira barabenyereka ku nomero na 95 no ku mbuga zitandukanye kuri Instagram nitwa Isiaka Manager Official kuri Twitter nitwa Isiaka Manager. Barababwira iki? icyo nababwira cyo ni uko mbakunda kandi ndabashimira kuko umunsi kundi bagenda bamvugisha banganiriza bambwira nyine turabashyigikiye mu rukundo rwanyu icyo muzakenera muzatubwire nyine. abarundi baravuga ngo urubanza ngo ubukwe nyine ngo ni urubanza cyane urubanza rwacu bari tayari ngo tuzamenyeshe igihe. icyo gihe rero natwe nicyo turi gutegura tukabamenyesha kugira ngo urubanza rwacu nyine rutahe. Wumva uburyo byumva abatuye harya nawe twarasase ijoro newe wambwiye cyangwa arambwa ati isa n'isa yanshakira bite n'uryo mukunda twese tunabana. urumva wenda ugereranyije Kaganga byumvire mu kiganiro bifuza ko bitarega nko mu myaka ingahe cyangwa ndamukunda cyane nk'uko we aba abitekereza ngo igihe icyo ari cyo cyose ngo ngiye kubera ubushobozi nafite ngo mba numva twabana. yego nta bushobozi dufite buhagije kugeza n'ubu nyine ntabwo waragira ariko saa sita za nijoro naramubwira ati twihangane ntabwo tuzabura abantu badushyigikira ku buryo nyine twatambuka mu mucyo uwo ari wese avuga ati Muhoza na Kaganga byagenze uku n'uku. aho uribaza iyo wakoze ubukwe agafoto kakaba kamanitse hariya urumva mwese njye naba mbyanze ntabwo byanze ni ubushobozi bukenya dufite urumva. aho nsenga Imana ubushobozi buzaza ifoto iri hariya wambaye ivara papa nyine shiri yambaye kositimu umwana ukazamubwira ati dore papa erega niyo umwe muri twe yapfa umwana akavuka ise yarapfuye cyangwa nyina narapfuye ushaka kuvuga ati papa n'uriye sibyo wenda umwe muri twebwe akajya asigara yibaza
asubiza nyine abana ibibazo amubaza, papa yagiye hehe, ugenda umusobanura se. Ako iyo nta bukwe wakoze, nta n'ifoto nyine y'urwibutso nk'iyo ngiyo ufite, umwana aravuka akakubaza se, cyangwa se wenda umwe muri twebwe apfuye umwana ari mutoya, umwana w'umwaka ntago aba azi papa, sibyo? Nk'iyo amaje wenda nko kugira nk'imyaka 5 cyangwa 3, agenda akubaza papa yagiye he, wenda mu baturanyi umwana ari kuvuga ati ngo papa yaje, ngo papa yaje, undi akaza avuga ati se mama ko bavuga papa ni igiki? Umva, ushobora kuvuga ati papa, ukamusobanurira akakubaza se yagiye he, ko ati yarapfuye. None se ifoto yiwe ni iyihe ngo murebe? Mwakoze ubukwe, wenda ukavuga ati yego cyangwa se hoya. Yaba ari yego, ukaba wazana ikadire hari ukavuga ati dore papa wawe n'uyu, sibyo? Ngo papa n'uyu. Wenda wakoresheje ubukwe, kameramani yari ari aho ngaho nyine yafashe video, ugashyira hariya muri flat, ukavuga ati dore nuku byatangiye mwana wanjye, iki n'iki byagenze uku nguku, papa wawe byagenze uku nguku, cyangwa se mama wawe byagenze uku. Niyo mpamvu rero mba numva mu buzima bwa buri munsi umuntu agomba gusiga urwibutso, ku buryo nyine uwo ari we wese ashobora kuvuga ati muhoza byagenze gute, wenda arapfuye, ese muhoza ari muntu ki? Ukaba wavuga ati ngwino nkwereke, ukamwereka muhoza n'uyu byagenze uku n'uku, icyo gihe ubona icyo uvuga. Kaganga asoreje ku ijambo ryiza ati icyo gihe ubona icyo uvuga, mu magambo akuri mu mutima cyangwa muri nafsi yawe. Dusoza, ndagira ngo ugire icyo ubwiye abantu badukurikira mu kiganiro. Muri komantere zimaze zisukiranye ni nyinshi, like, share, subscribe ni nyinshi, notification ni nyinshi. ni ukuvuga ngo icyo nababwira cyo icyo navuga cyo Muhoza aka kanya ntabwo nabijya mbice ku ruhande. Burya iyo umwana w'umukobwa yabyaye aba afite ibitekerezo byinshi cyane kandi byubaka. Muhoza ni umuntu ambwira ibintu koko nkasanga ibintu ambwiye nibyo, kuko urebye aka kanya ubwenge afite ubusa naho buri hejuru y'ubwanjye, bitewe ko buryo iyo umuntu yabyaye afite ubwenge bwinshi cyane. So ikintu namushimira cyo kuba yumva ko twazabana uko wenda mu bushobozi tuzaba dufite bwose nta kibazo. Gusa ikindi kintu nkomoza abavuga ngo yavuze ko umuntu akoresheje ubukwe ugafata ikadire ukayimanika mu nzu, aba bana bakazajya bireba, mbega bikaba nk'urwibutso. Ibyo bintu ni byiza cyane pe. Gusa ntabwo wenda kuba navuze ko nshobora kuba namutwara kuba namutwara wenda nijoro, si uko ari ubushake bwanjye, ahubwo uvuga ngo bitewe n'amarangamutima yanjye n'ibintu ankorera, mba numva bari nk'ibintu bindenze muri njyewe, nkahita numva kugira ngo base kugira ngo mubure cyangwa nkomeze mbaze umutima wanjye, namutwara izo saha, ariko siko mbyifuza. Kuko Imana nica inzira, ntabwo tuzi inzira Imana izaducira, ariko uko bizagenda kose ibintu bizagenda neza. Niyo twajya mu murenge gusa finish tukibanira birahagije cyane. Kaganga narabikubaje byinshi, ariko harabaguteye amabuye, harabakwanze, hari n'abagwamaga bati twari twarakwanze kuba warahaye Muhoza urukundo, twaragushimiye. Tureke abadushimira mu magambo, ate cyo kurya nka mukobwa ngo buri munsi ngo buri saha umunsi waza ngo tujye kuryama, ngo tujye kuryama ugiye gusubira. Ni iki kiba cyarakuze? Ngiye ibyo ngibyo sindabigeraho ne tuba tubana. Icyo bita keya arabazi, ubu niryo shuri ndimo. nagura kameramani wawe yakunze umuntu wo muri Amerika, yarategereje tegereza byehewe, noneho ufite amahirwe ku ruhande rwawe. Mfite abantu benshi cyane kabisa,
abo mba mbashimira cyane aho bari benshi cyane bari mu ntara y'iburasirazuba n'iburengera bwaryo muri Amerika, umuntu bita Gentil n'umuntu bita Mugisha n'uwo bita Mugabo Ukuze, bose aho bari aho ngaho mu gihugu cya Amerika ndabasoje cyane kandi mukomeza kunyereka ko mundi hafi. Wa mama wo hagati w'umurundi, assalamu alaikum. Adija Nawe ndamusoje cyane kabisa, ndabashimiye cyane kandi komeza kumba hafi, turavugana buri gihe bakanyandikira bakambaza amakuru mu Rwanda nkababwira, bakambwira se Kaganga urubanza rwanyu murushyize ryangwa ati ndacyari kubishakisha. Yes kabisa. Umuhumuro ikintu nguye abadukujye ku Kigali 500 ngiye nkunda gukurikira uruntu umuhumuro ukuntu amakuru mbanyafite mwaka naguza kurangira amahoro. Aya umwaka se byose ni Imana, byose ni Imana. Aya byihorera nakakapoze konje ukwezi ntakora. Si wowe gusa nanjye umutima wanjye uzaruhuka ari uko namushyize mu rugo rwanjye. Nicyo kintu cyananywe n'iwacu. Api ntabwo ndi bogarisha Kenya muri Amerika yimaneka abazungu bari. Api dore maze kunanuka ute n'ibintu nsigaye ntekereza cyane. Gahunda yo kujya Gisenyi twavuye muri Guma mu karere mezite ko yimbwiyeho. Kaganga nagaze ko ngorosha. kirahaga koko Mufite gano kuza kandi si Oya afite gahunda kuzabijyana Gisenyi, ugomba kubimenya nk'umukunzi wawe akajya kogesha amana. ni by'abanyamakuru mwarabeshye muzinda. ntago beza Ingurube ndi umusiramu. ntago beza Ntuzi ko utabimbuka rwese ya. tegereje no guma mu rugo kandi tuzajyana subuyeho ni gute twajyana ntago twasiga Dani. Ariko rero ayirungiye biri kunshanga sinzanaye gukora amafaranga, sinzanaye kuyakura. Harimo kuyakura ku mutima mwiza. biva mu gusenga. Ibintu amaze kunkora rero nge nuko turi muri Guma mu rugo muri covid ubu satire muri Guma mu rugo natwe ibyo twamenamo ni amateka apate senesha oya nta birori ni kambaza umuntu muri kotwari oya uriya nawe byamunaniye ahubwo ngo nimba ari ni primikizi ni primikizi uramuja muri inshuti yanjye cyane. nta muntu ugikomanga i Kigali tuninya ngo mwiriwe yemwe uriya muntu niwe wanyakira nyigira muri zikaritsiye, aranyakira ni inshuti yanjye. tunabashimire mwari zino karitsiye abajyamo bo nta maniga mwaka niga byatari banyakire neza. ngo umuntu ari kubaza nimba mucoma akora. Isiyaka shamwanye Birashoboka. nkajya shiri reka mbanze ujye guhindura imyenda sibyo. ahubwo avuga ngo hari umunsi tuzaganira prevent uri wewe nyine uri Kigali nanjye ndi Kigali nubwo ntugikondo ariko namwegereye nuko ari roke dane ko tuzatubona kenshi, niyo mpamvu hari urundimo muri iyi minsi. hari icyo kuzaganira nawe wenyine muze ndahari shamuzanumire numve wowe wenyine. So Kaganga ijambo rimwe dusoza mu kiganiro twagiranaga ushobora kubwira wenda mama wawe barumuna wawe na wa mushiki wawe uzamusuhurize mwana namubwira iki mama wawe kuko kugira ngo ibi byose bibe yabigizemo uruhare. Mama wanjye iyo abari ngo dusangire no keke ni roke dane yari kuza kuri mama nimuguma mu rugo. ndashimira umubyeyi wanjye cyane, ndamushimira cyane byimazeyo kuba yarakiriye Muhoza akaza mu muryango akama n'impanuro impanuro mama yamaye nazumvishije. Ni ukuri mama wanjye ndamukunda cyane, aho ari Imana ikomeza imwongera iminsi yo kubaho mu gihe azaba ategereje wenda kuzabona urubanza rwanjye na Muhoza nk'uko abaronde bivuga ni urubanza
imana izamfashe mwundindire tuzakomeze kubana azabone madamu wanjye twabanye nk'uko yifuje kuba yanshyigikira n'uko yaduhuje nawe n'imbabazi yangiriye mama wanjye azabona umwana wacu abone njye nawe njye na Muhoza twarabaye umwe ari umugore n'umugabo kuko byambabaza cyane burya urupfu ntiruteguza wenda mama wanjye simbyifuje ariko mama wanjye yitabye nk'Imana urabona intambwe yankoreye ikintu gikomeye cyane akitaba nk'Imana atarebye ubukwe bwanjye na Muhoza atarebye umwana wanjye urumva ni ibintu nanjye ni impimba ku mutima nasigarana gusa mama wanjye ndamushimiye cyane kandi n'ababyeyi muri rusange aho muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye komeze kugira umutima mwiza afite abasore aba bana abahungu banyu komeze kutugira inama nk'uko nanjye mama ngiriye inama kabisa ibintu birushaho kugenda neza umubyeyi umeze nka mama aho ari hose yubahwe hari ababyeyi batari beza cyane afite imitima itari myiza ariko mama ni umuntu mwiza rwose nubwo ntago ndamushimye cyane kuko ibintu yakoze bitewe n'abandi mama njya mbona hano hanze bafata abana akababyara akabata muri wese bakabata mu ngo bagahita bajya gushaka abandi bagabo mama wanjye yarwanye urugamba rukomeye cyane nawe yashaka ari kujya gushaka undi mugabo uyu munsi Kaganga ntabwo aba ari Kaganga yagize n'uruhare mu rukundo rwawe na Muhoza rukomeye cyane urumva ko uyu munsi ntabwo nari kuba ndi Kaganga uyu munsi nari kuba n'undi wundi ndi muri gereza naragiye kwiba ibigori ibitoki ndi marine mu muhanda Kaganga tuzongera tuganire njye nawe ariko rumors paparazi mfite no ku mwana wa Muhoza amaze ibyumweru 2 yaragiye gusura mama wa Kaganga ariko kwa mama wa Kaganga ubu tuvugana tariki 31 z'ukwa karindwi guhera tariki 24 umunsi twajyaga Mugesera umwana wa yaraye kwa mama wa Kaganga kandi niyo mwaraye imiryango yarahuye niyo mpamvu ubona muri iyi minsi maze iminsi ibintu by'itangazamakuru dusa hari ibintu byinshi utanazi yes ibintu twabanje dushyize ku ruhande ibintu by'itangazamakuru turimo turabigabanya cyane kubivuga kandi umwana no mutwe kuko mama we yaravuze cyagiye ati nimba ikibazo ari umwana zamurera ariko yagiye kumusura n'umwana ukiri mutoya cyane yahise amushaka kuva cyayura umunsi amusura umwana wawe nagiye no lockdown nyine itari yawe mu mirenge we washyizwe mu mirenge kuko uri inyuma ya Kigali niyo mwashyizwe mu murenge umwe bo ni guma mu karere yes nawe njye nagushimiye cyane kuba iriya modoka yanyu ahiri yubahwe rwose n'ubuze tuba turi imbere nukore ibaji yawe uca ku mupolisi yana kabisa Kigali dushimire Rwanda polisi dushimire abapolisi bo mu muhanda turafite polisi dushimire abapolisi bose dushimire inzego z'umutekano abanyerondo inkeragutabara z'umwuga turabashimiye dushimire bamwe mu bayobozi tugenda duhura tukabigendamo neza cyane kandi nabo bakabidufashamo neza cyane Rwanda polisi abantu murimo kurenga ku mategeko n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kabera ari hafi yanyu Kaganga uzatereteje wakoze yes mwakoze cyane si akaye kugireka wakoze shaka kumongezaho cyama ndavunika ariko ndacyari ihangane nyine siko mutanu naranagiye ihangane Imana yarakurenze akoze bakigaye TV ntago bandwaye na n'ubu naravunitse ngenda nakuvugishaga ngo bazi ko umeze madamu ari gukanda neza umva wowe turaza kubona mu bintu nawe nabyarazi Siremaki nimba ari Clematise aramujamana nanjye nabonye tubona gutyo turabana nonyeka muri zikaritsiye ntago ari umuhanzi kabisa mafirimati ni G arimo arashaka kuzazamuka waramutse oya ntabwo muzi ubwa mbere umubonye se Kaganga yo ifusi bitanga umusingi w'demokarasi n'amajyambere
nawe wakoze. bakunzi ba Kigali 250 muri rusange nyita utuje manajya nyita ceketu umugabo adakina n'abana ni Kigali 250. Ibi byose mubona ni ku mbaraga zanyu, ni ku mbaraga z'ibyo dukora, ni ku mbaraga z'uko mwakanaza subscribe, like, share, comment. Dushimire Kaganga, dushimire Muhoza, dushimire mama Kaganga, dushimire mama wa Muhoza, dushimire inshuti n'abavandimwe abarundi mwese, abantu bari muri Brazil tukamaje kubona ko mwatugezeho, abantu bari i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge. Much respect. Kurikira iki kiganiro kije gukurikira iki ngiki, muzakomeza mumenye buri kimwe cyose kuri Kaganga ndetse na Muhoza. Kameramani wanjye yari Dani, mu kazi kose n'imbere.